ariko kumwemerera ikintu no gusara ariko ntabwo uzi ibyo nakoreye Karabutoni. Karabutoni yatwemereye igihembo. Njye kumva numva ngo Nzovu yamuhaye 100. Mbwe gira vuba namaze kumenya ko amafaranga bamaze kuyanzovu mayange gira vuba. Noneho ndakubwiye boyiro yo mu marangi uyiriye ukajya kwipimisha sida nayo babona. Da boyiro yongera abasirikare hano bagako nuje nta n'ikintu najuye bagako nuje nta n'ikintu najuye nasi ntabwo utuje tuza wowe wumve ko utuje plastique hano se hari imitsingize yawe ni mu kabari k'abayisilamu noneho kabisa ubaye umuntu w'umumama njyewe uri umuntu w'umumama ni ukuri ariko kwa kundi babwira mpagarara ku ijambo ryanjye kwa kundi babwira nk'umuntu niyo yakoreye umuntu ikintu ati uri umuntu w'umugabo nawe uri umuntu w'umumama. Hello guys, meze ko meze neza natwe tumeze neza cyane guys nkuko mubibona rero turi kugenda guess what tugiye hehe guys mumbaza umuntu njyanye ubwo kuri date yarangeza umuntu biteye akamwana murabizi ngo dore uko areba ntabwo nkugeza amapatano ni deni niba babyemereye amasezerano ni iki ni ideni umva nuvuga ngo ariko kumwemerera ikintu no gusara ariko ntabwo uzi ibyo nakoreye Karabutoni. Karabutoni yatwemereye igihembo. Njye kumva numva ngo Nzovu yamuhaye 100. Mbwe gira vuba namaze kumenya ko amafaranga bamaze kuyanzovu mayange gira vuba. Karabutoni buriya nawe rero agira ubwoba kubi ariko nta nubwo ari agahato yamaye ku bushake. Ntabwo byaragaho cyese hamagara mani ngo mbigenze utese none se ngo nyakwerereze se nuza nawe uriya nuza harya wawe ndi wamaye telefoni nindera Nyobosco zamuka Nyobosco ambwe ati yamwe rwose yamwe ukagira imana telefone yagwaya telefone rero kunyemerera ikintu guys mureka mbabwize ukuri zamuka zamuka mwana hano niho heza hano harimo mbutiyashe guys mbabwize ukuri yakakumwemerera ikintu utari bugikore wanapfa uyo washora ukareka kuki yanzo uzarebe n'umwana mutoya ngombe nyiriki n'umwana mutoya iyo muri quartier iyo mwabo waramumenyereje akabombo buri gihe yakubonye nubwo nawe waba ufite akubwira ati wamaye akabombo ko takwa kunda abana mamuturanye ngwende kwa kunda umwana uba wamenyereje kumugura irindazi byanga bikunze niyo waba utarifite ubona ugomba kurishaka ukarimo ko nuba bimumenyereje n'umwana wawe mu rugo abazi yuko agomba kurya mbega kugira ngo umuntu akwemere ikintu atazaguha ajya bireka ni nk'umugore umugore mushobora kuba mwirirwanye mu rugo azi ko nta kireka wagiye wenda ukora ibiraka saa sita zagera ngo sheri ngo turarya iki kandi ngo nta n'igihumbi mufite mu nzu nta n'akazi wagiye mwirirwanye mu rugo ariko agahita kubaza ibyo kurya abazi kuri ubu bikurehe mudahiye kubera ko wari umenyereje kubera ko ariko ni inshingano z'umugabo no muri biriya biranditse wowe muri makeya uba kugira ngo umuntu akwemere ikintu atazaguha wabyorera kubimenya ukinyemerere rwose wabyorera abantu rero nuko bimeze nanjye nunyemerera ikintu gerageza ukime warunzonze yaka gusa buriya nta kibazo ufite ubwo ugiye kugikemura ariko nabwo sindabyemera ndabyemera nuko rusake igeze ku meza urumva turi kujya he turi kujyayo ariko ntaheragera ku meza dushobora no kugera harega tukayibura none si nko wayibura niyo twayibura aho tugiye turajya n'ahandi uyu urayama ahubwo nyatahane ndayagwa nawe naguha ndayigura mva tuyisangire ushaka ko tuyisangira nose ndariye njyenyine nagura ryaho warenze twayimara turasangira na pikiji turasangira na shoferi turasangira shoferi se ko yitangiye itama shoferi ibyo bintu rero barabyanga mu gisirikare shoferi tukuvumbye ni ukuvuga ngo iyo wifashe gutyo shoferi gisirikare bahita bavuga ngo ugiye gutoroka bahita bagufunga abagira ngo uri gutekereza kwitangira itama mu gisirikare bahita bavuga ngo uyu ari gupanga ahantu azanyura uyu arashaka kuducika uyasubizaho si uko wari umeze
abasikare rero bahita bagutekereza akavuga ati uyu muntu ari gutekereza ukuntu azatoroka ashaka kuzadutwara n'imbunda bahita bagufunga utangira itama ntabwo ari sawa yakayambwiye ngo tujye mu marangi naho tugiye ubu mujyanye mu marangi aho ashaka niyo ngomba kumujyana ngo ujye mu marangi Mirambo inkoko n'umuceri mu marangi twahihorera tukigira kwa Karabuto kwa Clapton nayo tujya kwa twafashe umuhanda uzi ikidari cyaho oya yose ni inzira kwa Clapton ntabwo bagira ngo agakoma kandi Priya ngo ashaka kwinywera agakoma nada nawe ukunda agakoma ushaka kwinywera Priya ashaka kwinywera agakoma turashaka igikoma n'umugore ariko nanjye icyo kintu ariko Priya ndabamujyemo n'ideni kuva narongora uzi ko naragura teremusi kandi nkunda igikoma kubi uriya macaki igikoma ariko igikoma cyo mu marangi bwo kiraryoha nakinyweyeho kiba kirimo n'amata kiriya gikoma ebana kirakubiye noneho ndakubwiye boyiro yo mu marangi uyiriye ukajya kwipimisha sida ntayo babona uriya boyiro yongera abasirikare yongera abasirikare none se dada ko yankora uwo yarakize inkora wenda yaragabanitseho njyewe inkora yanze gucaya ariko dada barabyanditse waraturikaga we warabasitingaga kurusha yaka shano kuri ko Imana mva inkora yanze gukira pe yanze gukira imaze hafi 2 months wanze kunywa imiti oyo jye unywa imiti ubundi nakura ino si ya miti naguze so ibonye usiko nayimaze oya nyine bwana niyo yasida nayo ugomba kunywa ye sida se cyane kwa sida wamushwa ubundi hari umuti ngiye nkurangira umuti ukizinkora nubwo nanjye uriya w'amazi niwo naguze uriya banywera ku kiko kandi ariwo naguze uriya rero niba yawe yaranze gukira ugeze ahamanuka arati niwo naguze w'icyatsi pe ugeze ahamanuka niba uriya muti warakunaniye warananiye pe ariko nuko nkunywa nabi nkunywa uyu munsi mu gitondo ngazajya kunywa ejo bundi mu gitondo barakujyana muri Amerika nka Kamiliyoni Kamiliyoni we yarakizera yarwaye iki ngo bari bagiye kumvuza muri Amerika nawe kubera itabi ryinshi babugiye mu Bugesera ubu tugeze aho bita Nyanza ya Kicukiro ahangaha niho nabaye rero kamwereka akabari bita Bailando mwereka akabari bita VIP ahangaha iyi ngiyi niyo Stella niyo VIP n'ubundi hari bakayita kwa Jacques Ineza Bar Bailando ni iyanjye rero aha niho nasariraga Bailando Bar ni he warwani bakagufunga naho ngaho muri Bailando aho ngaho aho niho nakubitiye umuzamu ahita bakwegukana ahangaha ni nyiwanjye rero ubu ngubu tugeze twinjiye Rebero ubu hano hepfo kimanuka gutya niho twari dutuye ngewe na Mabuja Mutoni nabaga hano hepfo kwa Mabuja Mutoni Asiya Mabuja Mutoni Asiya ndagusuje cyane ubu ngubu ngeze aho bita ku Irebero twari dutuye ahantu bita muri Bisambu niko bahita nono hepfo gutya igice cya hepfo hakaba na hoteli hakaba na hoteli bita Rebero Resort Rebero Resort ni hepfo hano urabona n'akapa hano aha niho twamanukiraga dutashye ndi kwa Mabuja Mutoni Asiya naho ngaho ubu hano uhita kuri hoteli bita Rebero Resort icyo wariye kumva ni cyadanje hariya Rebero Resort aba brushette iryoshye hari pisine n'ahasirimu kabisa pisine n'ahasirimu rwose bo tugiye kugera ahantu twari tugiye gukubitira Nyagisorero namujya kumukubita se mumubaza iki ubwo twebwe Mabuja Asiya yari afite ikipe yari afite amascot noneho tugeze ahantu Nagisote umushuje ashaka kurutwiryaho Saramwashe ngo umutareka tukubite ugasuzugura ukagushiremo akora abantu barakavaringa birangira tutarwanye ko Nyagisote yari afite ikipe natwe dufite ikipe yacu kwa Mabuja Mutoni kandi twariyenzaga ku rwego rwose ese ubwo nagare handi yari afite akabari Mabuja wawe oya ni ruguru ni hano bo bita ni bari ubiki ndayibagiwe naho Mabuja yigeze kwagira akabari narawigeze kugira akabari ariko ni ruguru urenze ntuza urenze hera ruguru ngabereka
kuri Canal Olympique warenze gatoya ugasa n'umanuka aho ngaho ahantu rero hanyweraga abasitari bakomeye ni hano kunuzi nuko abantu baharara ni hano imbere twahitaga gute haryara bahitaga n'ibari ngwiki bahitaga n'aba Brian ku cyumweru wikende n'aha hano ho barahazi hano ruguru ni hano ruguru ni ruguru hariya gate yabo niyo gate niyo yaruguru bahita n'ibari ngwiki n'icyapa bagikuye manza bararinze cyangwa barafunze barafunze sinakubwiye baraharara abanyakigali baraharara ufungura ahantu hagahitinga ariko nyuma y'igihe gito baba baguharara ukiyavuga ubundi ukiyavuga ubundi bahita gute kurumva amazi nanjye ndi kwibagirwa ntago wayoberwa burya kandi narahaje hariya bigeze kuhaharara natwe n'amabuja wawe yarafite amaka bari manutse hano ruguru ni ni inyuma yaho nzakwereka rero nabaga nasinze oya ubwo najyaga nawe waranywereye twarahaje rega ahaje ni n'abanyatsi kamwe ndakwereka rwose akabari ka mabuja ahubwo bariho tunyura ndabajyanye ubu ngubu nongera kuvuga ariko maze kugenda nashonje are you hungry shaya kayigize umuntu uzi icyongereza giteye ubwo naho oya nari mbizi ariko nabimubwiye ntabyo wari uzi shaka nzagukubita ntabyo wari uzi shaka nzagukubita na ya mibare ntayo wari uzi n'imibare yaramunaniye ya mibare y'ubutaha yari inkoko yari brushette nawe brushette 20 kuri senyisa nanga ibiramuca yavuze angaya 14 kandi bwazenze ari oya warabyibagiwe nuko bimeze turabereka tugezeyo rero mureke tube tugenda tube dusinziriye ndabona ari kure tutari kugerayo imbere unyereka aho twicara aha hose ko zirahari nuko yanjye umve mwideye rero abantu beza twicara kuburyo njye urabona ngiye kuba umusitari ngiye birambangamira kugenda bamamagara yakaya umva shambega ubusa bari kundebuzwa twicare hariya nabananiniyeho ugasanga bari kunkora nuko yanjye igure ubundi byo kwicara hariya mwideye mabuja wanjye ayikunda mwazawaza cara ko rwose gatamire rwose mabuja ubundi deni ariko mabuja nakuye biranca buriya kantu ka ingifumo buriya ntabwo nagubaye icyo bita correction icyo bita ikosora ndi musingi banje nyine yose njye ntabwo nashimira ibyo narabona uri kumva ngo nshime hari ibiryo biri hano ku meza ubundi umuntu ashima ari uko amaze kurya vuga ati mwakoze gute hi guys kumeze neza fresh kabisa karibu tubakiri muri Paradise Coffee bijyanye no kurya no kunywa cyo kurya yego nuko ngo ibijyanye no kurya sobanura tugiramo iyi Indian coconut fish stew ni fizika sama slips za filizi korea gasosi zitekejwe isosi ya mushroom soup coconut fish stew zimeze neza ugakora kompanyi n'icyo ushaka tukagira akagakomande ka fish and chips yo ni ifi ya file ikotinze banyuza mu magi bakanyuzamo yego banyuza mu magi bakanyuzamo urumva nyine iba yesikotinze yerekejwe na miskoti yakoze cyane zana na chips salad noneho tukagira ifi ya tilapia medium igura 6,000 ikazana n'umuceri n'amafiriti na salade n'amashaza hanyuma noneho tukagiramo n'ipira original uve ku muceri utekanye n'ibirungo tugira umuceri utekanye n'inkoko kabisa pilau kabisa ibinyama z'inkoko izana n'amafiriti na salade n'amashaza byose barakavangi muri ma urakoze cyane tukagiramo drama stick chicken ni inkoko zikotinze nazo pièce 3 ziri kumwe na chips salade like nka KFC nyine hanyuma tukageramo chicken quesadilla se kuri kumva neza chicken quesadilla mubwire irasa kurenga icyo ushaka ariko kwigo umva rata ngewe nzanira chicken pilau chicken pilau urashaka ipila iri kumwe n'inkoko kabisa bimeze neza n'agafiriti ibana n'agasupu na salade kabisa kamwe ka mama yake n'agasosi ko korosa umuceri cyane kamwe ka mama yake kabisa iki sister wowe nje nanjye nta kibazo
nawe nta kibazo ni gusa. Okay, thank you. Welcome. Asante sana. Welcome. Kare kuvuga ngo urakaza neza ariko. Welcome ngenzi ko ari kuvuga ngo urakaza neza no kuvuga umuceri urakaza neza. Umuceri uze neza. Okay, so guys, nuko mubibona rero umuwaiter aje aduhaye menu yagiye kubitunganya atutuganira njye yakamwana ambwira ukuntu byifashe muri iyi minsi we nadusabe guys muvuyemo ideni nandi kumubwira ngo se yakakutanshimira yaranyishe ngo ndetse ndashimira ntaraje tumeranye neza ariko konsohokana njye nyine oya uzise mpamvu nuko ubutaha uzanzanira dusabe wanjye kuri kwimana usazazana na muzazana ikibazo nuko ari we twakubitanye subiza ukuntu ideni ariko ndikuvuyemo se akawe wazansohokana ntabwo u Rwanda rwafasha Amerika sohokane mabusha u Rwanda ngo ntabwo rwafasha Amerika ni kosa kugurira boss hari abantu b'abakozi njya mbona ugasanga bahembwe akiyandagaza akajya kugurira boss kandi boss yembwa menshi kukurusha boss kandi ari kuva bari nyirabyo kandi none boss burakugurira umukire agenda ariko avuga ati pabura kari kugira ngo nzagaye ubura kari kunyikundishwa nta mukire ufasha umukene ibyo bintu mwaba boss mwe namwe muduhembera mu kabari ugasanga wowe ugiye guhembera abakozi mu kabari bakavayo bayamazisha nageze n'agapaki kakawunga mu rugo abakire muvumba bakoze it is not good. That is not good. Urongeye oya ntabwo nongeye mandiko oya ariko wacinga kuko yanavuze nabi. So guys rero reka dutegereze babizane turahita twongera dushyireho nagushimira narakora reka ntabwo makosa yawe bimaze kugera kurya ndabona kiri guturuka imbere hari so weswana badatinda ibana hano ibintu byanyu ni chap kabisa mu marange shala niyo restaurant ha mudarundi kwa kwakineza mu marange wow service tishimye n'agatisha yaho yana papa Kigali biba byabaye ego ukuri murakoze cyane muratebuka ndarishi kiko nicyo kirya byinshi cyo gitamira yakabona appétit chérie sare byo gusenga tusenge yakamuco nagutoje ni wa wundi nta bindi no de père et du fils et du Saint-Esprit amen kusanga tugiye gusenga mu Kinyarwanda kandi anari mu Bayisilamu ngo manu byeze kandi wakoze wowe wisengeye ngari biteje jewe nje ndi gusenga maze numva umucenge no nkunda Ndena gukaraba nkunda umuceri yakakurusha ninko oya ge nkunda umuceri kurusha inko ushaka bagira umuceri byose uko byumva ndamabura ni nkose hera ku nkoko umuceri iyi ni nkoko yose umenya bazanye amaguru utavuganye inkoko yose nkaba mbona bazanye akaguru kamwe yose kumande nkoko igira amaguru abiri si nkoko twakwimara we twakwimara yaka mba rwose aho twakwimara pe ibiryo biraryoshye ni uko ari dukeye yose we ibintu ni bikeya ngera ngo mbimara ndagahanye nyine kurya kawunga njyaho nyine kurya kawunga nkakarya ngahaga neza fresh akawunga niko kuguhaza kwa nyine ibi byatsi si wabikuyeho ukaza kubyirira kandi njye ry'ibyatsi ngiye ko nariye ntabwo ibyo birya bikureho nani byose uko mbona wabikunda njye nta kibazo shyira ibyatsi byawe ntabwo ndi ihene ntabwo ari ibyatsi wambuye so guys ubu ni abantu bashaka ko tuzabasohokana ngo bajye babyandika muri comment sohokanye kandi baba bumva ngo ari blague eba noneho kabisa ubaye umuntu w'umumama njyewe uri umuntu w'umumama
nukuri ariko kwa kundi babwira yemagarara ku ijambo ryanjye kwa kundi babwira nk'umuntu niyo yakoreye umuntu ikintu ati abantu uri umuntu w'umugabo nawe uri umuntu w'umumama nukuri da rero ifoke imena umuceri ubundi umuceri ngiye ngurisha intoki wagiye gukaraba ubundi umuceri ngurisha intoki iyo ndi mu rugo akubaza n'akantu koko ushaka umuceri agapayinapo uzi ko nta byeri hano ntaje gaze haba ni abakozi b'Imana abayisilamu nta byeri bahari uvugisha ukuri seriye pe bigi ngo hano hantu ngo ikintu yakahanenze nuko nta byeri zihaba nta byeri haba mu bayisilamu sha bayikubonanye bakwirukaho ntabwo bagira byeri umva ifoke imena ibi tudashyize isosi inuza mu marangi bagira ibiryo byose pe si ibanga so wampaye agafanta mwana wampaye agapayinapo agapayinapo gakonje gafanta ka pineapple muri plastique hano se hari imitsingizo yawe ni mu kabari k'abayisilamu bari ibyayi mu bihe ibijyanye no kunywa shanye nta kintu nshaka kunywa pe wampaye agapayinapo gakonje Bon appétit. umuswi cyangwa kwiyumvuyemo rwose kugira ngo ushakire utuntu tw'utuzamini ngutsinde nguciwe yewe nawe bavuga ngo ndagutsinda nguca inzoza nzajya njye nguciwe nimutsinda ngaguca ikintu ntugikore shaka mu cyongereza nari namutsindiye kuri ingform ko batayishyira kuri present tense ko bayishyira kuri present continuous tense ubwo rero mushiki wanjye aranshimiye kumukosora nubwo ndusha amashuri ariko ndusha gusoma neza segonderi warayirangije segonderi warayirangije uzi gusoma no kwandika gusa ntabwo turaganira neza ngo umenye amashuri yize kandi hari umuntu wari ushaka kumuha akazi yambaje se umugore wawe yarize ntabwo uramenya amashuri arambaza se azi gusoma basi no kwandika ndavuga gusoma no kwandika arabizi arambaza se azi gusoma no kwandika neza none se wose ndatabizi oya ntabwo ndagera mu rugo kuko yabimbajije uyu munsi ni umuntu wari ushaka kumuha akazi ariko nsanze atazi gusoma no kwandika nkaba nararongoye inkandagira bitari nababa ntabwo yabidukora dusaba ariko gusa nubwo yaba atarize kubyara bwo azabyara kubyara se hari amashuri bisaba kubyara hari amashuri bisaba mabuja none se ubundi reka nkubaza mwabanye utarabimubajije ntabwo nabimubajije ko nta mwanya byose tubona wo guteretana ese mwabanye wa mugani mutateretsanye yaka nanjye nakuriye nagize vuba kuko ngewe namubonye mushonje namubonye mukeneye buryo nanjye nadusabe mudateretsanye inzoga zirakavunumira turumva ukuntu ka payinapo kamanuka neza yake nanone n'ibyo agezeho n'ibyo bagendana inzoga ngo zirakavuna umuheto kandi inzoga ziragakubitwa neza inzoga zirakenesha inzoga ziragusuzuguza ngeze ukuntu buri inzoga zansuzuma ariko se aya ni amadegede bakase ibi ni ibiki urwo ni kokombure kokombure ibintu ntabwo njya mbirya rwose zongera iki akanyabuga bose ku bagore ariko ngira ngo ni ku bagore kokombure ujya uzirya cyane ahubwo cyangwa urakagira gahagije kanyabuga bose
Kanyabugabo kubaka urugo. Ejo bundi nari niryamye njye ndi kumwe na Sheri. Turyamye umuntu abaramugaye ngo yakangura mu biti ngo uri kubaka urugo. Ibyo byatsi mbabarire rwose ibyo byatsi wapi. Ntabyo ushaka. Mundi njye mbirya ariko ari muri bag. Ibyatsi wapi. Uko yaka? Wowe gafite gahagije cyane rwose. Uzangerageza. Uzanesti. Yego. Urugo rwubatse ibana rwihanangiriza. Ibaze ariko ushaka no kumushoboye. Ibaze iminsi ngahe umwanya n'umugore ahise atwita. Urugo rwubatse rwihanangiriza. Iminsi ngahe kubaka urugo rwose abati basigaye bazi Ikinyarwanda ngo ni ukubaka urugo. N'ubundi ruba rwasenyutse biba byabaye. Rwubaka nyine rugakomera. Abo ngenda shaka gukara. Inyama kugira ngo nyirye neza ngiye kwirishima. Nubwo ndirirwa nkara. Koresha se. Ugira gutya. Cana yaciragabura n'abantu barabizi. Reba. Fata gutya. Ariko rero iyi ntabwo ari inkoko yose bazanye amaguru abiri. Oya none se ntabwo twe kwimara yaka ni ukuri pe. We kwimara. Kandi nari naguciye inkoko yose. None bazanye amaguru abiri. Harabura ikindi gice. Tuzagaruka raundi ya kabiri. Utaza kujyana kwa Kibonke. Kwa Kibonke kabisa. Arone naho uramubwiye ko muzajya. Oya hariyaho ntabwo tuzarya inkoko. Hariyaho tuzarya agatuza cyene ikidari. Bagira ikidari kiryoshye nibo bamwe. Yego. Bakarabuta. Ahubwo nyine bagira umuceri uryoshye. Nayo nuko nayo imeze neza da. Biroroshye. Dada. Tukavurima mina furahi sana. Nuko imeze neza pe. Super penza. Mina furahi sana. Nuko imeze neza. Sawa kabisa. Nawe uzanzana yaka ibintu byawe by'ubugugu ntabwo ngusha amafaranga. Nzakuzana. Ntabwo ngusha amafaranga. Wandi. Yaka ntabwo ngusha amafaranga. Wandi. Ugomba kuzajya. Numva nawe unsohokana. Ibintu bijya gusohokana njye nyine iwacu guca nanjye ndakugabura nkagutikira nkakwitaho. Obey TV nibo ba mbere. Obey TV iragabura. Obey TV iri hejuru y'uducano. Twaducano rwose twaducano mwaducano. Uyu mukino ntabwo ari uwanyu. Umukino w'inkoko. Ntabwo ari uwanyu uyu mukino muharira abantu bawushoboye. Dore njyaho mbere ikibwa mara yanjye. Umukino ntabwo ari uwanyu rwose. Bawuturekere sibyo ata. Bagasoko ngo baga amahembe bagiye. Dada. Mushikanye na fresh. Nuko imeze neza pe. Kirimo bayeho neza. Kirimo bayeho neza. Ariko buriya iki cyakura buriya gihagaza ngahe. Ntabwo yaje kuri menu se. Kuri menu ntabwo warebyeho. Ngo murebyeho nibagiye. Nzovu none hari hehe mana yanjye. Nzovu amaze iminsi nawe ari kumwe n'umu diaspora uri kumutama muri iyi minsi ameze neza. Niyo mpamvu yiriye inamubuze. Nzamuzana nawe hano. Nzovu uzamuzana hano nawe. Nzamujyana kwa Nuza com. Kwa Karabuto. Arambwiye ko akunda hera. Ahantu Rakwini ajya mujyana. Mama Queen. Rakwini. Rakwini. Uzana mujyana se. Amujyana kuri niba ari kuri Golden. Amwe bita Gatekira.
bitaga Tekira mu Kagarama. Mwazatweretse Sodoma ushaka kuzajyayo uzaze makwereka ubu njye ntabwo nkijyayo kuko najyagayo nkurikiye indangamirwa ubu nazivuyemo nsigaye nifitiye umugore wawe urumva rero nta mpamvu yo kugaragara Sodoma every time every moment. none se uzi uburyo mpamvu abantu bo kureba Sodoma mugashyigikira aho hantu hari hazima Sodoma utagenda ariko kare ku manywa mu saa sita hameze gute naho nk'aya masaha baba bari kurwana amasaha ya mu gitondo saa mbiri baba basinze bari gutemana hariya ni mu gihe rero ngo unase kuki munywera ahantu ngaho ngaho mpamvu ufite amafaranga yawe nuko natwe turi ibyihe muri hariya ubayo nawe tuhanywera ni uko ari ahantu twamenyereye kandi hafi yo mu rugo buriya kunywera kure yo mu rugo ntabwo ari byiza mbibwire n'abandi basinzi buriya nk'aya masaha nimugoroba bagakwiye kunywera ku kabotike hafi yo mu rugo uva muri botike uhita uryama banagukubita utabaza reka kandi kibi cyahariye nta muntu ujya ukiza umuntu hariyo abantu barwanya nta muntu ukiza mu gihe kuri kw'Imana Sodoma kugira ngo uzabone umuntu ugukiza aba ari amahirwe ariko gusa nkatwe abasitari tuba dufite amapampe tuba dufite abantu benshi badukunda ntabwo umuntu yapfa gukubita nzovu nawe wapfa kumukubita nzovu umukoziho bakubye n'indaya afite kandi noneho nzovu iyo imukubise arizo zimukubita kandi arizo zimukubitwa n'indaya nubwo nazo zigiye zimukubita ariko ziramukunda ntabwo wamukora ziri kure nubwo waba uri umugabo indaya zirakwataka uzi indaya zigeze gukubita mama Queen bari kumuziza nzovu kubera ko yamukubitaga ese tutarya umuceri ntabwo ukunda umuceri ntabwo ariko ntabwo gukunda nariye mwinshi mu gisirikare cy'inkotanyi yego amafiriti wanze afite yohera urakunda ukunda amafiriti chips una ntaya mazisi donde hanyagura sibyo ntabwo nyakunda ntabwo ukunda chips ntabwo cyane pe noneho iyo zahoze ukunda agafiriti iyo zahoze bwo ziba zataye gu we narabaye kiraho ukuraho kuza iki ikintu najyaga mfana mu rugo ni ukurya njogora nk'ukuntu ndya siri kubibona do bimwe biba biri aha ibindi aha nyine ngenda nkuramo ko byibushye yarafungura wowe ndafungura cyane nyine ariko ndajogora wowe wumve yuko wowe n'abana nabiwaye bya bindi ababyeyi bafata nk'isiniya ugahereza abana ngo basangire hamwe wowe wacuraga abandi bana ntabwo waba wikoreye ikibuno kingana gutyo utazi kurya ngenda ndarya pe nkunda no kurya ariko ntabwo nabacuraga ni ahubwo bacuraga aho nzi kurya pe ndarya nkunda n'ibiryo ukunda ibiryo wowe uzi ukuntu niyo inzara ubwo turarya kugira ngo tubeho turarya kugira ngo tubeho urya kugira ngo ubeho gusa wowe wagira ngo ubereyeho kurya mbega ya kawa ugiye kujya urya nka nyamavubi ngo ubundi ngo abantu basanzwe ngo bararya kugira ngo babeho ngo ariko njye mbere wo kurya reka mbwira twebwe turarya kugira ngo tubeho ariko njyewe wagira ngo waremewe kurya ibaze vurema bivuze yuko n'ababyeyi basangiza abana wiyacura abandi bana nk'aba ngaba umuhibye urahaze nabimara urahaze waruzi ngo nkorera imbere ngewe ntabwo nyankindamo sewe turaka nakahe karusho wabonye hano kurusha ahandi hano aha ibintu byabo bifite isuku icyo ni icya mbere ikindi
nabo ubwabo bafite isuku ikindi cyadanje ugasanga ibintu byaho ikindi cyadanje ahubwo barihuta ibintu byabo biba biri standby bari vuba noneho ikindi kintu gisekeje buriya rero kano gaho k'inkoko njye doreba do sinjya nyirya ngo nyimaremo njye iby'inyuma gusa yaka nambuga wasi oye bibaho se kunyama y'uno harya babyita ngo gukora umuganda harya babyita kurepeta kwa sitya niho nakundaga kurepeta babyita kurepeta niba yari inkoko nasubiraga muri za zindi kurepeta nyine bari kurepeta gusubira mu byo wangije ni akababwiye ngo babyita kurepeta bakaraba heza ujye gukaraba ujye gukaraba barazana amazi hano nihanaguye na peha na nuza na saviyete hano bagakoko ntuje nta n'ikintu najuguye bagakoko ntuje nta n'ikintu najuguye nasi ntabwo utuje tuza wowe wumve ko utuje urumva tuza wumve ko utuje uyirye uyimaremo ariko ntabwo ukunda umuceri pe ntabwo ukunda umuceri njyewe niwo nariye wonyine niwo nahereyeho niwo nahereyeho umuceri rwose amaseti icumi ese uba uri mu bice uri kubinyibutsaho umuceri ntiwabaho uyu muntu uri kumpamagara ndi kurya buriya ni muntu ki koko wayijugunye se ahubwo ukayirenza umuhanda usigiye gukora mu mufuka mwihorere wowe wahamagara nushaka kuhamagara ntabwo nakorerwa gusa niba njyewe n'indi muntu wanywera ku meza nubwo waba uri mama nubwo waba uri mama usanga ari dusaba uri kuguhuruza umuntu ari kwirira ukaturukira ukaza uri kumuha ibiganza ngo muri aho ariko byo nta muntu ugisuhuza abantu bari kurya umuntu ari kurya uzi unsubiriza iki kuba uri kunesha peti ko nawe noneho se ntabwo urabona abantu barimo kukureba cyane ngo ibiryo bikunanire tujye tutarya njyewe wandeba bya bintu mwivugishwa ngo nta muntu ngo warya kwa nyirabukwe uzi njye ngeze kwa dusabe nabitema bakagira ngo ni benshi noneho mva nkubwire ikintu gisekeje hari ukuntu nka gutya njyewe mbere kera najyaga nza ahantu nka gutya nabona abantu bari kundeba cyane bikanga kumanuka pe abantu bonyine kuba bari kukureba gutya reba noneho ukuntu abantu bose bari kukureba abantu bose amaso ni wowe wariho ariko nta n'umwe wareba reba ariko twumva nk'uko muri gukora someza ahubwo na fanta guys rero twari turi kuri Obey nabuja wanjye wa Obey so guys namusokaje urubanza surangiye abantu barangiye ndajya mura ngutsinda guys namwe abantu ushaka kuzasohokana njyewe umuntu uzandika muri comment Instagram yanjye yitwa Usanase Daniela niko nitwa Daniela Usanase umuntu uzandika muri comment simusubize ushaka ko musohokana simusubize ari umufana wacu azanyandikire no kuri IG ntago naho nzakwihorera nzagusubiza ndanakuzane musohokane batanu ba mbere tuzabasohokana kandi ni ukuri muzabireba wandike muri comment dutuye i Kigali Kicukiro rwose kereka abantu batuye mu ntara kure nibo nyine bizagora cyane uvuka i Kigali agana Kicukiro uvuka bavutse ari yari bavutse mu kwa 12 uwe mwaka werekeza nzakubwira tutari kuri kamera ako ni cyo kimanga kuvuga imyaka yawe kandi uri umukecuru njyewe ndashaje bebe si mama bibona ratandiye rugura 25 cyako ko nagari cyane umukecuru yaka umva rero ubwo
wakoze kuza kubana natwe wumva nako wakoze kwitabira ese kutanshimira nanone ntabwo uranshimira wowe narangiza kuri bashima ko bagurutse kumeza ego none se utarahaguruka ntabwo washima kubera iki ubu ufite ikibazo washima icyo utarabona njyewe no mu diaspora yambwiye ati ejo nzakohereza amafaranga mushimira ariko nayabonye se washimira icyo utarabona ibyo ngibyo birumvikana ariko already wamaze kurebana nabwo utanze kurya urya nka urya witonze atari none se uranshimira ariko usoje yego ntabwo nzakugarura ariko uziko nabonye ikintu kiri kugukerereza gusoza kurya ni ukunogonoramo utwo tuntu tw'utugufi nibyo biri kugutinza uba uhamye inyama ukabanza ukayego mana yanjye sinashobora dusabe ntabwo ndarya pe ntabwo ndarya yakubita akakwica ntabwo biba ari sawa ko umugore ibyo yatetse ubyanga ibyo ubirya nabyo niyo wava ahantu haze wenda nko gupfa ibiryo umugore niyo wava ahantu uhaze wenda gupfa ugomba gukoramo ukavuga ati watetse neza ibiryo byiza so guys yakane turabona ari kwirishwa nk'ababebe ntabwo mwamwishinga inkoko arayisusura mpaka aratinda so guys thank you for watching namwe nk'uko nababwiye nsigaje ku mujyano gatuza k'ihene kwa kibonke n'umuceri guys nk'uko nababwiye nyamara abantu muri seriye mushaka ko tubasohokana namwe mujye mubitubwira nababwiye ninda nabasubiza kuri YouTube ibyo munyandikira kuri Instagram yanjye murayizi nabibabwiye Daniel Sanase murakoze ndabakunda cyane Imana ijye gukomeza bamugisha ciao